Gafaranga ubundi usibye kuvuga ngo wenda ngo ni Bishop Gafaranga ntabwo yarakijijwe mu byukuri. Uko wamukurikiranaga wabonaga ari umuntu wakubita umugore cyane. Yego. Ahubwo yamukubita cyane bikomeye. Kubera ko Gafaranga buriya amagambo yakoreshaga none ahantu natunguwe n'ukuntu yavuze ngo nta kintu kibi. Yego. Nkuko Imana ishobora kuba yararemye umuntu ikamushyira ku isi. Reba nka Murava buriya yatangiye gukubitwa kera bamaranye iminsi 10 gusa atangira kujya ku nkoni. Nuvuga ngo yari yarabuze ukuntu abivuga avuga ati abantu batuzi dutanga ubutumwa bwiza turi urugero rwiza ariko nanone turebeye ku ruhande rwa Murava naho harimo amakosa. Mutesi yarongoranye na Feredina. Mu kurongorana na Feredina ntabwo yarongoranye na Feredina kubera ko wenda ngo amukunze cyane. Yakubiseho yumva ngo Feredina baranga ngo ni munyakazi. Mutesi yanze aba diaspora afata Feredina ariko mu byukuri kubijyanye n'ubushobozi kujyanye n'amafaranga Feredina nta kintu ariho. Mutesi ni urukwirwariza buri kimwe cyose. Yego. Mutesi nakoresheje ubukwe ni watanze amakado ayose n'amafaranga ya spendinze. Amatike y'indege ni Mutesi. Bageze Dubai Mutesi bariyo wishura na hoteli no kurya urumva byose byaramurebaga. Urumva nta kuntu Mutesi atari gukena. Yego. Akennye yaragurisha cano aho yari yavuze ngo arayigurisha miliyoni 10 ayigurisha 5,250. Ayigurisha miliyoni 5 ayigurishije nandese. Nibishaka ntago ari umuhanuzi n'ukuri. Ntago ari umuhanuzi nibishaka. Yaza kuba ari umuhanuzi w'ukuri. Kandi akabakoreshwa n'umwuka w'Imana. Ntabwo yari ngiye ikintu cyambere mu judging kugeza isaha nuko yaratereranye umugore we n'abana. Icyo ni cyambere. Ikindi akaba anywa inzoga. Ikindi akaba na Slim Jesus. Reka nongere mbahereze ikaze bakunzi bacu nanjye mbasaba mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi ndi kumwe na Mutoni from Mutoni TV, umwe musanzwe mukurikirana mu buryo bwinshi bugiye butandukanye mu ma update agiye atandukanye. Nguhaye ikaze. Umeze gute? Meze neza cyane. Umeze ute wowe? Urashima Imana? Ndashima Imana n'ukuri. Twakugezeho yego hahandi ujye ukunda kwidaragadura iyo umaze gukora abakiriya bawe massage. Umeze gute se? Meze neza wowe se? Ni neza. Abakiriya bari kuboneka se? Ashwe zararateye. Yego. Ibintu bya massage reka wakoresha massage utariye? Ntago wajya muri massage utabonye icyo urya. Yego. Ejo bundi nabonye bita Jessica arimo arabatera amashoti ati abantu mukora massage ngo baba bameze nk'indani ubundi ngo bantu ngo umugore wawe umugabo nakuvuga ngo agiye muri massage uzajya umenya ko agiye mu Burayi. Jessica nawe nuko yayikoze nyine bura wenda niko yabigenzaga. Massage ntago ari uburaya n'ukuri. Keretse bano abantu babikora nyine buraya batarabyize. Wenda nka ba Jessica nyine ukuntu bayikoraga ariko ntago massage ari uburaya. Massage nya massage ntago ukora kuri ibyo bitsina byabo, ntago ngukoresha amabere cyangwa ikibuno birabirirwa barata. Yego. Ubundi massage ni ituma nyine uruhuka, urumva amaraso agatembera neza mu mubiri. Yego. Ku bantu bafite wenda imvune cyangwa se barwara imigongo, abarwara imitsi biba ari byiza. Ariko kuvuga ngo nuburaya sha Jessica yakoze massage ariko nyine yego niba wenda yarabikoraga akabivanga n'uburaya wenda yahari yabonye ko massage ari uburaya. Yego. Habwo uramukuga atumiye ninde umwe wavuze ku bya massage? N'umukobwa bitariri. Wenda ibyo ngibyo tuzabiganiraho tuzabigarukaho ibyo bya massage mangira ngo tunyuzamo tunibutsa abantu ko ukora massage. Dutangiye natanga nimero za telefone ku bantu bashaka umuntu bakora massage turebe ko iki kiganiro turi bugikoremo byibuza abakiriya nka 5 baraboneka. Icyambere mukore subscribe Umutoni TV ni ntago ari ni Umutoni TV. Hanyuma nimara gukora subscribe noneho muze no tubakorera na massage. Massage rero nimero yacu ariko ntago twe dukoresha ikibuno cyangwa amabere cyangwa body to body. Iyo massage nge ntago nyikora. Nkora massage isanzwe nziza cyane. Ariko nanone biterwa n'amafaranga umuntu yatanze. Se umuntu afite miliyoni ye body to body wakanga kuyikora? Ntago namukorera body to body n'ukuri. Ndakubwiza ukuri. Bira ni icyaha. Nimero yanjye rero ni 078 17 08 12 6. Yego. Iyo nimero yawe. Ku bantu bashaka umuntu bakora massage ku buryo bwiza mu mugane dore nguyu habuze gato ngo
abihagarike. n'ubundi ndi mu gakiza nshobora no kubihagarika ndumva ngiye nukuri narakijijwe ubu ngubu muri iyi minsi kuko ariko massage kubera ko ari nk'ubuganga kandi kuvura ntago ari icyaha. Yego. Ngende umuterapiste wuzuye kubera ko nize massage niga mu Rwanda niga muri Tanzania niga muri Kenya. Massage ku muntu wenda ufite impungenge ko bamukorera nabi yaza nkamukorera. Rero massage n'ubuvuzi kandi kuvura ntago ari icyaha. Yego. Uko moje ko wize mu Rwanda ukiga muri Tanzania ndetse n'ahandi bishatse kuvuga ko ugikunda kujya muri Tanzania kenshi. Ntago ari cyane ahubwo nko muri Kenya. Nko muri Kenya ariko Tanzania ugikunda kujyayo. Oya Tanzania nagiye nka kabiri kuko nagiye kabiri ngiye kwiga nsubirayo ngiye gufata certificate yanjye. Yego. Muri Kenya no nkunda kujya cyane. Yego tukiri aho ngaho muri Tanzania rero reka twite twinjira aho ngaho ejo bita Bosco Empire yakoze ikiganiro aravuga ati dufite umurozi muri YouTube ujya kuturogera muri Tanzania akaba ari kudufungisha. Noye yavugaga inde ngewe se oya pe Bosco se bura ahubwo muzi ahubwo Bosco niyo njya muntu umeze nk'umurozi nawe. Bosco bura nta gita afite gute niba avuze ngo abantu ngo nyine ngo muzabicunge murebe ngo abantu bagira subscribe ngo bagira views nyinshi ngo mu gihe gito ngo muzanabibona ngo muzabibona. Bosco yatangiye ryari amaze imyaka ngira ngo 2 nayo ntagirarangira. Reba subscribe afite rebe na views abona. Yego. Uriya mutipe nawe ubwo afite igiti ahubwo bagira turangira tubwira ahantu icyo giti bacisha. Ibyo turaza none gusa ni icyaha. Yego. Ni icyaha. Yego. Ariko umurozi natekereje ko ari umuntu buriya baziranye. Watekereje ko ari umuntu baziranye. Umuntu baziranye buriya w'inshuti ye nawe nkuko yatinye kumuvuga ariko abantu benshi twamuketse. Yego. Ni umugabo waketse. Umugabo. Ni umugabo. Yego. Sebuze ni mugenzi we kandi ngo yambara ngo boxer ngo muchikopa. Yego. Reka ibyo ngibyo nanone ubwo nyine turi kugenda tubahereza nose none ku bintu turi buze kuba twagarukaho. Ndatekereza ko wari umeze neza ariko ubundi umeze neza n'ukuri nta kibazo pe ubundi mu gakiza ndi mu mwuka. So hari inkuru nyinshi zagiye zisohoka hano hanze nizo turi buze kugarukaho n'ubundi kuri channel nizo ugaruka ukunda kugaruka kuri updating abantu babwira ati hagezwe hibi uyu munsi muri kano kanya hagezwe hibi nibi. So rero wenda turaza kwa twagaruka ku buzima bwawe bwite cyane ko watangiye wambwiye ko watangiye ubuzima bwawe bushya ubu ngubu uri kwitegura kuba wabatizwa. Yego. Uri kwitegura kuba wabatizwa ngo ugasubira wazanye mu kiganiro na Bibiliya. Nukuri. Banzu yibereke. N'indirimbo. Ako ndaza kuvuga kuri indirimbo ho gato. Ngo byagenze ngira ngo nje kwigura. Twinjire rero tubanze tunaguma aho ngaho, sibyo? Nakagombye guhera ku nkuru y'agafaranga isotse mu kanya ariko reka tubanze duhere kuri iyo Bibiliya ucigatiye mu kiganza sa nk'uyerekana urabona ko afite Bibiliya yiteguye kujya mu nzu y'Imana yiteguye kugarukira Imana akajya gusenga. So hari abakozi b'Imana benshi uzabatirizwa hehe? Nzabatirizwa muri Graceroom. Muri Graceroom witeguye kujya kubatirizwa kwa Julienne Kabanda aho. Yego. Wowe iyo ureba nka zira video z'umubatizo sinzi nimba warazibonye. Yazibonye. Wumvishe se nawe ufashijwe ubwo hano nzajya kuhabatirizwa? Nzajyayo kubera ko bari abantu bundi nyine abantu benshi batangiye kugira ubwoba babona abantu bari kubatizwa bari kugwa bakamera nkaho bapfuye. Yego. Bakibaza ati se niba umuntu yabatizwa agapfa. Abantu nka bariya benshi barabyikoresha. Icyo ni icyambere. Kimwe nuko abantu bavuga ngo buzuye umwuka ukabona barititijwe. Akenshi nabyo bari ukubeshya. Ntago ro byambuza kujya gusengera kwa Julienne no kubatizwa. Nukuri niho nzajya. Nuko bamufungiye. Nuko bamufungiye. Okay. Wigeze ujya gusenga wowe biba ngombwa ko nawe wakititiza se? Ntago nakititiza. Mbona ari icyaha nukuri. Kwititiza ukuzura umwuka kavuga karacini kofe ntago ari kumwuka uba yaje ahubwo ari igihe baba banavangiwe. Bivuga ko bano ba pasiteri bishyura abantu ngo baze bititize cyangwa iki. Nta mukozi w'Imana wigeza kwegera aravuga ati ngwino mu rusengero rwanjye uvuge ngo wihane ndakwishyura aya ngaya. Nawe. Okay, kigaragara cyo ariko wemera ko bibaho. Bibaho cyane. Urebye n'ukuntu bibaho na Julienne numvaga bavuga ngo Julienne ngo nabe barabagwa ngo hari igihe ngo aba yabishyuye
ariko nizarumazi nyine nda z'abantu b'abanyeshyari babonye ukuntu agira ukuntu yuzuza arena njye natekereje ko ari ishyari bamugiriye ko biri kose ariko ku giti cy'abantu bo bashobora kwititiza mu buryo kugira ngo bakurure abantu nta n'abantu babimubwirije rwose rwose nk'iyo nk'umupasiteri gusengera abantu benshi wajya kubona ko umuntu arititije ntago pasiteri abenshi ntago ari ba pasiteri babimubwiye yego hagagira ngo agaragaze ko ari we mu Kristo harura ko ari we winjiye mu myuka wowe bita Julienne Kabanda ejo bundi wabonye ikiganiro Scovia yagiranye n'umukuru wa RGB avuga ati ruriya ntago rwari urusengero ese ubundi wowe mu mboni zawe wabonye rwari urusengero ugendeye ku bikorwa Julienne Kabanda yakoraga ni urusengero ahubwo urumva ko ari urusengero kubera ko yabatirishaga rwari urusengero iyo uza ko atari urusengero ntabwo rwari kuba rufite pasiteri Julienne ni pasiteri ikindi arabatiza ni ikigaragara rero ko Grassroom yari urusengero ahubwo kuba yenda bararushinze bashaka ko bazajya bafasha ngo abana bagafasha abantu batishoboye ibintu nyine barameze nk'aho bari kubikora nka business noneho bakaza kugira gute gushiramo nanone ibintu byo gusenga no kubatiza nibyo bishobora kuba byarateje akavuyo kubera ko bavuze ngo RGB ntabwo byo byari byanditsemo yego ariko n'ubundi kuko nta bibi yakoragamo numvaga nta kibazo numvaga nta kintu bitwaye kumukuraho icyangombwa cy'ubuzima gatozi bari kubanza kumuha owning bakamubwira rimwe kabiri yego atabyumva bakabona akamufungira nk'uko babikoreye izindi nsengero yego kirazakora kora muri kano kandi ubundi bafata izo bibiliya zawe nka systeme Pastor Mutesi ukisabira nawe Julienne Kabanda uti rwose ndifuza ko waza batiza nanjye nk'abari abantu nkakorwaho umwuka nkazifata nkazimanika oya nyine wowe ntago ubyifuza wowe nyine kuzabatizwa nka buriya buryo kuri ndabyifuza Julienne Kabanda azambatiza yego reka rero tuhita twinjira ku nkuru ni inkuru yasohotse mu kanya ni inkuru ivuga ko uwo bita ko dosiye ya Bishop Gafaranga yagejejwe mu bushinjacyaha hano avuga ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwemeje ko dosiye ya Bishop Gafaranga uherutse gutabwa muri yombi akurikiranyweho ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina rwamaze gushyikiriza ubushinjacyaha umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Dr Murangira Bitsiri yemereye ko dosiye yagejejwe mu bushinjacyaha kwa 13 Gicurasi 2025 igitahiwe nuko bayikoraho iperereza bwasanga ari ngombwa ikaregerwa urukiko tujya hangaha rero twinjire ku nkuru ya Gafaranga neza ese inkuru ya Gafaranga wakiriye gute bitewe n'ukuntu ari usanzwe umubona Gafaranga ukuntu nakiriye inkuru ya Gafaranga ubundi usibye kuvuga wenda ngo ni Bishop Gafaranga nkuko tubona aba Pastor Claude ukuntu tubona wenda ba Pastor Justin ni bari Pastor Justin bano ba Apotre nabande bose bano nyine b'imihanda Gafaranga ntabwo yari akijijwe mu by'ukuri ntabwo yari Gafaranga ntabwo ari Bishop yego yabizanye ari gukina filime udufilime twakera kinaga yego abantu rero bahita babona muri iyo shusho ahubwo baza kumwitirira icyo atari cyo ku buryo n'ibyo yakoraga byose bageze babona ko ari ibintu nyine bitunguranye ari ibintu bidasanzwe umukozi w'Imana kandi mu by'ukuri yabyinjiyemo azi ko ari nka pranka azi ko aje gutwika abifashijwemo n'abasabe n'abacita bambwira ati ukoze ibingibi bitewe na content ukora ibi bintu bishobora kurya naho ubundi Gafaranga kuba ikintu yakoze nka kiriya ntago ku muntu umuzi nka gutya wenda nkurikije ukuntu yinjiyemo ameze nta yitangaza kirimo yego umuntu wese wabikora ibyo yakoze nta gitangaza kirimo kuri we waruzi uko wamukurikiranaga wabonaga ari umuntu wakubita umugore cyane yego ntabwo yamukubita cyane bikomeye kubera ko Gafaranga buriya amagambo yakoreshaga arimwe amaganya nka ya Yeremiya yego Gafaranga ibintu byose yavugaga yabaga arimo amaganya amarira none ahantu natunguwe n'ukuntu yavuze ngo nta kintu kibi yego nkuko Imana ishobora kuba yararemye umuntu ikamushyira ku isi ikintu kibi cyambere kibaho cy'ikigeragezo nyine kibi pe kuri we ngo abona ko ari ukuba umuntu ari ku isi nyine kumva ko akiriho ari ku isi ngo ni cyo kintu cyambere kibi kurusha ibindi byose urumva ko gupfa ni ikintu kuri we ni ikintu cyoroheje cyiza kuba ari ku isi ni ikigeragezo
ku buryo rero umva niba umuntu atikunze ku giti cye burya ntago yakunda na mugenzi we buri wese atanga ibyo afite gafaranga nta kuntu yari kuvugira migani yose acira avuga amagambo yo guca mu migani yego yikunze yari ameze nk'umuntu wiyanze ahubwo kera ahubwo afite ikibazo kimeze nk'aho wagira ni depression ya kera ameze nk'umuntu ufite stress za kera mu bwana bwe yego mu gihe atari yatobora ngo avuge ikibazo afite guhera mu mikurire ye mu mivukire mu biki byose yego ntago arabohoka nta mukristo muri kuri gafaranga nta mukristo murimo nawe ariko bagize gutya baramuhemukiye umugore wiwe aramufungisha ese ubu birakwiye ko yakagombye kuba yarafungisha umugabo wiwe basezeranye imbere y'Imana none se usibye kumva ko wenda ko gafaranga bamwitiriye bishop nibwo bwa mbere icyo kintu kibaye so bwa mbere bibaye ko ku bagore benshi bibabaho usibye na gafaranga kuba rero wafungisha umugabo yaguhohoteye nta gitangaza kirimo ahubwo benshi babura ukuntu babivuga ukuntu babivuga bakavuga ati baraduseka reba nka Murava buri yatangiye gukubitwa kera bamaranye iminsi 10 gusa atangira kujya ku nkoni ngaho bara imyaka bamaranye ni myinshi nuvuga ngo yari yarabuze ukuntu abivuga avuga ati abantu batuzi dutanga ubutumwa bwiza turi urugero rwiza none ubu ngubu tugiye kugira kwishyira ku karubanda umugore arapfukirana ariko nanone turebeye ku ruhande rwa Murava naho harimo amakosa niba uzi ko nta bushaka kugira ukabuzi ko mu mubiri wawe nta bushyuhe mumbabarire navuze igishego gihagije gisigaye kinera n'iseseme urumva yego uyu mugore yego yageze mikoro hasi gato yego niba yarashakanye na gafaranga yego yiteguye ko amubera umugabo nawe akamubera umugore kuki atamuhaga ubundi ariko nabonye ntuza hano umugwiza ari kuvuga ngo biterwa ngo nuko yarakuriye mu Mana ntabwo biri ari byo bikuraho ubushake mu buriri ahubwo barebye neza bakareba imikurire ya Murava bakareba uburyo yarezwe kuko umugore ugira ubunebwe bwo gukora imibonano cyangwa kumva ko nta bushake afite aba yumva byibuze niyo yagira guhucya agakora isegonda akabararangije aho gafaranga we ngo urumva rero bose n'ukuri n'abanyamakosa kandi satani buriya yarabinjiriye bitewe nuko no mu mishakira yabo ntago burya bigeze bakundana bashatse kubera business nge namaze kubikurikirana neza nsanga byaragizwemo uruhari na Chita na Sabi gute urabona bakundana yego waje ku mihanda bwa mbere ni gafaranga bamubonamo impano yego babona nyine ari umuntu nyine uzi gusetsa uzi kuba yanashobora no kwamamaza bamushyira muri Tom Transfer ari yago ubikoze bageze ubwo nyine noneho kamera zose nyine y'amacano yose amumenya yego akajya amutumira noneho baza gukubitana na Murava nawe ari umuntu utwika ku bintu bijyanye n'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana babona nyine abirimo neza noneho gafaranga kubera ko na gafaranga nawe buriya abantu b'icyago bakunda amafaranga abona uwo mukobwa ari kugira gute azi gukorera amafaranga aravuga ati uyu muntu rero ngomba kugira gute kumwiyomekaho abifashijwemo nande na Sabe na Chita Sabe na Chita nabo ngo baravuga bati reka tubikora ko amaze kubamenya abantu bose kandi barabakunze kubera ko bakunda abantu bakora ijambo ry'Imana bavuga ijambo ry'Imana reka tubikore gutya intwererano muzabona intwererano nyinshi cyane ngaho ni mukora ubukwe babakoresha urumva ko ntago bakundanaga cyane ku buryo bashakana babikoze nka business y'iki yari amafaranga y'intwererano nuko ngo ntago bakoze ubukwe bakundana ahubwo ni amafaranga y'intwererano bashakaga aturutse kwa Sabe yaturutse kwa Sabe kwa Chita nyine ku macano yose yabari bugeho abo bantu bose cyane cyane ba diaspora nibo bahanze amaso yego kavuga bataye amafaranga bazaduha azadufasha mu buzima bwacu ayo mafaranga yaraje rero ikigaragara cyo ngo ntago bigeze bagira gute bayatanga amafaranga yaraje ngo bacita na basabe ngo babigenje baragabagabana ku buryo n'ubukwe bwabaye mu bwiru buba bumeze nkaho wagira ngo n'ubukwe buhishwe hanyuma gukamera ngo no gufata ama video n'amantu zanga ntago byari byemewe kubera iki bavuze ko bitemewe kubera ko ayo mafaranga bashaka kuyarya amafaranga niba yarakoze ubukwe yiteze ayo mafaranga ntayabone na ubwo so numva urukundo rwari kuboneka he n'ubundi n'urwari rurimo rwahise rushira yego ubwo no kuvuga ngo ibyo byose byabaye kubera ko Sabe ndetse
na Chita babakoresheje prank bati nimukora ubukwe kugira ngo abantu batwerere muzabona amafaranga ariko nta rukundo rwari ruhari. Nta rwo pe. Nta rukundo rwari rurimo. Niyo gahunda yari ihari. Aka kanya rero ukimara kwakira ayo makuru wenda uri nka mukuru wa Murava ni cye kintu wahita ukora, ni cye kintu wari gukora nyuma yo kumenya ko bafashe murumuna wawe barangiza bakamushyira muri izo game bakamubwira ati wowe n'uriya ni mwihuze mukore couple nyine cyangwa se mwihuze mukore ubukwe kugira ngo abantu batwerere tubone amamiliyoni, ni cye kintu wari guhita ukora? Ikintu ari gukora ndi mukura Murava. Yego. Murava ikintu cyambere cyo ari Murava si umwana ari n'agafaranga si umwana. Ari nayo mpamvu badashobora kubibaza Chita cyangwa Sabi. Ntabwo umuntu w'imyaka irenze hejuru 18 bamufatira umwanzuro. Urumva? Niyo mpamvu Sabi na Chita batabikurikiranwa ngo bavuge ngo mwakoze ibi ngibi ngo kugira ngo mugire gutya. Oya. Bo ubwabo nabo bari bafite umutima nama wabo. Bari kwibwira bakavuga ati ibintu turi gukora ntago ari byo. Niba ibi ngibi byanze ntago ari kugira ngo tubane kandi tudakundanye reka tuba dufata igihe. Urumva? Boro nta kintu babikozeho. Nta kintu nari kumubwira rero. Ari kumubwira iki? Na kimwe. Ntacyo. Yego. Kubera ko nabo ni bakuru. Nabo bari cyangwa nawe wari kujoininga bakakwera kuri utwo duceri. Bande basabye n'abacita. Yego. Bari ahantu mu mukino bararenze. Ariko hari akantu abo ikintu kibazo kubera iki gafaranga na Murava batahise bashwana na Chita na Sabi. Bakomeje kujya bakorana ibiganiro. Ni ukubera iki rero sasa? Ahubwo nanjye nsubiza icyo kibazo niye mpamvu. Ubwo nyine bakomeje kujya bavuga ati murabona ndi cyangwa no gutwika niki. Ati murabona ndi amafaranga ari kugenda gwira birangira batandukanye. Yego. Ese ubundi ubusanzwe uretse nk'ibyo ngibyo ubona niye mpamvu izihe mpamvu zikunda wowe harya umugabo yigeza gukubitaho? Njye umugabo wanjye harya ubwo umugabo wanjye yarankubise we. Umugabo wanjye n'ubu yarankubise rimwe. Umugabo wanjye yankubise rimwe. Ankubita kandi ari we wanyiyenjejeho. Ariko umugabo ukubita umugore aragakubitwa n'inkuba. Umugabo ukubita umugore mana nta kigeragezo kingana gutyo. Gafaranga ibaze niba arakubitaga Murava amujijije imibonano kwera ko atagize. Hagira ngo nkubite wagenda ukayishaka n'ahandi. Ibihari. Kagenda kaguca inyuma. Bose wanjye ko yancaga inyuma mu nzu. Wanjye yancaga inyuma mu nzu. Ni ibibazo. So ubwo ngubwo rero nuko nguko wenda niko wowe ubyumva ni ibitekerezo byawe bidakuyeho iby'abandi. Yego. Gafaranga na Murava babanye nta rukundo bafitanye. Ari business ni nk'ari prank bakoze birangira babanye nyine. Birangira banabyaranye. Ari naho nuza mu Gafaranga yatangiye kujya kubita Murava mu minsi 10 gusa babanye. Yego. Urumva ko nyine ni ibibazo nyine. Ariko n'amarira y'abari abana bagafaranga n'uriya mugore mukuru nayo burazamukurikirana nadasenga byeruye nyine ngo asenge atari ibi bya prank byo gutwika. Gafaranga bishobora kuzamukurikirana mpaka. Amarira y'umugore n'abana ni ikintu gikomeye. Ni ikintu gikomeye cyane. Yes, okay. Reka tuve no kuri inkuru Gafaranga turi kwinjira ku nkuru. Tumaze iminsi tutabonana rega uyu munsi. Shawara rwaye disi. Uri kumva ko ijwi ntago riragaruka neza ariko byagenda kose rigomba kugaruka. Sibyo kurya n'imbuto kanywa n'amata. Ariko muri kano kanya wo bita Aneti biri kuvuga ko yaje kuba yasaba imbabazi. Yasabye imbabazi Gafaranga ko yarekurwa. Ese ari wowe umugabo akaza gukubita gushyiraho itariki yo gupfa kugeza naho akwishangiza agahunga wowe icyo gihe wazamusabira imbabazi mu gihe wagize amahirwe ribi ikamutwara? Oya buriya ntuza Murava nawe yabaye nkaho wagira ngo ni ukwihambira ku mugabo kubera birabyo kwanga ngo mbese ngo baragira ngo iki. Ntago wabana n'umuntu ugeraho umufungisha. Nubona byanze inzira zawe nabacize ubuzima bukomeze. None se nkakora niba yarakubwira Murava ngo azamwica yaramuka byibuze amwishe urumva na Gafaranga gafungwa. Urumva uriya mwana yari kurerwa nande mu byukuri yari ko bigoranye. Ariko iyo agira gutya akavuga ati ngiye biranze agafata umwanzuro akagenda nundi akagenda kandi ntatinye kubivuga. Abagore bose umuntu aboneraho no kubabwira ni gute umuntu ashobora guhohotera mu nzu 2 3 ugasamurira gukubita guhera ku munsi wa mbere aho kubita ukamwihorera. Wanago niba ubona byanze genda cyangwa se umuregere ubuyobozi
ubuyobozi buriho kugira ngo butwumve budukemurire ibibazo naho bira byo gufungisha umugabo ntago ari ibyo byari byarengereye ntago ngenda namufungisha rero ntago namusabira n'imbabazi byageze kuri iyo level ntago namusabira imbabazi kugira ngo ntamufungisha rero kugira ngo mbyirinde nuko nagenda nabakagenda reka mwibarize ikibazo rero ibi byose nubwo abantu batajya bijyamo cyane cyangwa se ngo babigumeho cyane hari abavuga ko bishamikiye ku kibazo cya Yago afitanye na Sabe byaturutse ku nkuru y'uko uwo bita Yago yabwiye Sabe ati nutansa imbabazi wowe uzahura n'ibibazo n'ejo bundi Yago aravuga ati Sabe kuri ubu ngubu ari kugendera mu kagare nyuma yaho uwo bita Sabe Yago avumye Yago nyuma yaho uwo bita Yago avumye Sabe ati ibingibi bizakugendera cya gutya na gutya hashize iminsi Sabe aba asebeye ku mbuga nkoranyambaga hadaciye kabiri naho bita Pastor Mutesi Nasia nabo babibaje gutya na gafaranga ntabwo na jihadi yego abantu bose ubona ari iyo mpamvu abantu bose bari bakorana na Sabe bose bari kugenda basebera imihanda shamana aho noneho nta kintu nagusubiza pe kuri Sabe Sabe n'umwana mwiza ngiye yaranyifashirije ndi mu bibazo bikomeye anyihera ikiganiro winteranye na Sabe rero Sabe gusa yego Sabe ikintu nzi wenda yakoze kibi ni kuri kuba yaraguye yaragiye gusura ngo ino ndeba kagwa yego kugwa ni ikosa kugwa ntago ari ikosa ahabwa ikosa ni ukuba ahantu yarari yagiye ibyo yararimo ni ibiki ariko gusura abantu nabyo biremewe gusura abantu biremewe nawe niko kundi kundi yahishaga isura ye cyane ari nabyo byamuteye umutima mubi hari bigatuma yiruka yaza kuba agaragara n'ubundi kwisura nta kibazo ntabwo ari kwirirwa yiruka aho kubera ko nyine yavuze ati bagiye kundeba isura yanjye n'iki ahitamo kwiruka Sabe ni ukuri nta kintu navuga kuri Sabe ntago Sabe atera umwaku yego araho abayatera umwaku ningiye baramuteye kubera ko navuye gukora ikiganiro nk'uyu munsi hakurikira wa mwana niba ari Pasi kakana na mama we nibande harya niba ari Pasi ibyo ngibyo tuzabiganiraho ari ikiganiro cya na Sabe tuzagikora buriya ndabizi ko gihari narabibonye kuri channel yawe uvuga ibintu bijyanye na Sabe n'ibiki icyo kiganiro reka tukibike ahubwo twinjire kuri iki ngiki ejo bundi Pastor Mutesi yagize gutya baturutse Dubai avayo ahita agurisha channel yarakennye iyo nkuru yo yarakennye Mutesi yarongoranye na Feredina mu kurongora na Feredina ntabwo yarongoranye na Feredina kubera ko wenda ngo amukunze cyane yakubiseho yumva ngo Feredina baranga ngo ni munyakazi aravuga rero nta wundi mugabo n'uyu usambwira gute Mutesi yanze aba diaspora afata Feredina ariko mu by'ukuri kubijyanye n'ubushobozi kujyanye n'amafaranga Feredina nta kintu ariho Mutesi ni rukwirwariza buri kimwe cyose yego Mutesi nakoresheje ubukwe niwe watanze amakado ayo yose n'amafaranga ya spendinze amatike y'indege ni Mutesi bageze Dubai Mutesi bariyo wishura na hoteli no kurya urumva byose byaramurebaga urumva nta kuntu Mutesi atari gukena yego akennye yaragurisha channel aho yari yavuze ngo arayigurisha miliyoni 10 ayigurisha 5,250 ayigurisha miliyoni 5 ayigurishije nandese yayigurishije Ntuza uyu pasiteri Ntuza Rutayisire yegeze mikoro neza yayigurishije Rutayisire ese ayo mafaranga hari ahantu yagaragaje bayiguze turayazi rwose hanyuma rero ubona amaherezo y'uyu mudamu Pastor Mutesi ari ayahe wifashe akaba yafata Ntuza agafata channel yari mutunze akayigurisha akifata agashakana n'umugabo abantu benshi batavugaho rumwe Mutesi nuvuga ngo byanga byakunda zirengera ingaruka zabyo kubera ko ubungubu nukuvuga ngo ameze nkaho nubundi ari umugore nyine wibana niba ushakanye n'umugabo nta kintu kimwe akumariye mu nzu ari ukukurongora ngo kubera ko arongora neza urumva Mutesi nyine ari muri risk yo kuzagira gute yo kuzahura n'ubukene kubera ko ubukene bushobora no kumufata kubera ko aba diaspora bamuhaga Mutesi ari wenyine ntago ariko bazamuha ari kumwe na Feredina yego hari n'abamuteretaga ubwo bamubuze baramubuze niba yarakinaga na bira bya online ngo niba ari biki ubwo nabyo byarahagaze nukuvuga ngo Mutesi rero ntago yakongera kuza ngo arire atera imbabazi ngo yagize gutya ngo ashaka amafaranga ngo yo kujya kwivuza ngo ashaka iki n'iki byose ubu byose byarahagaze nta nuvuga ngo nta mpuwe bamugirira yego rero
bikaba bishobora kuba byatera Mutesi ubukene kubera ko nayo mafaranga yagurishije Channel yayigurisha agira ngo yishyure amadeni yego yarayo yo mu bukwe yarayo yo kujya Dubai byose byari amafaranga yakoresheje yagurishije Channel kugira ngo agire gute yishyura amadeni akaba nanone bigikomeje niba Feredina ari umugabo udafite ikofi udafite amafaranga Mutesi arashobora kuba azahura n'ibibazo by'iki byo gukena kubera ko n'aba diaspora bamuhaga amafaranga bazamwirengagiza ko azavuga ati umugore afite umugabo nta kibazo yego nose babona abantu bajya gufasha urugo bari babona abantu bajya gufasha urugo rurimo umugore n'umugabo ntago bashaka kugirira umuntu impuhwe ari urugo rurimo umugore n'umugabo bagirira impuhwe umugore w'ibana burya cyangwa se abana ariko urugo rurimo umugore n'umugabo ntago bapfa kuba bafasha akira none nyine kuri kano ka video umbwire munyura bwenge zawe renga shize hejuru ya mikoro telefone pasi ngewe mubwiza ukuri ko uyu mugabo Gafaranga n'umugore we nimubona harenza amezi 2 ataratabwa muri yombi we na Papa King sinzongera guhanwa ubundi muzemera ryari uyu muntu wo mu Giporoso n'Imana nitamutwikurura ikamutwikurura muri iyi mihanda Giporoso ikavuza induru muzanga erekana nigende oye sirika musuze nongera ngo ikaza okay kuki ngide nande uwo nguwo nibishaka pasi ngewe mubwiza ukuri ko uyu mugabo Gafaranga n'umugore we nimubona harenza amezi 2 ataratabwa muri yombi we na Papa King sinzongera guhanwa ubundi muzemera ryari uyu muntu wo mu Giporoso n'Imana nitamutwikurura ikamutwikurura muri iyi mihanda Giporoso ikavuza induru muzanga erekana nigende okay yari yabihanuye uyu muhanuzi wacu mufata ute rero nibishaka noneho yego nibishaka pe wapi nibishaka nta muhanuzi umurimo aya no muhanuzi wanyawe kuko urumva ibintu yahanuye nese se byasohoye yahanuye Gafaranga ko agiye gufungwa none yataye muri yombi oya pe biriya ni kuvuga ngo ni nko bihurirana ubwo se bingana iki byahanuye ntibibi si byinshi yahanuye Nyabugogo ugiye kuba ngo impunzi ugiye kuba inkambi yego ahanurira Mutesi ngo nadashaka no mu diaspora ngo bizagenda gutya na gutya ahanurira amazu ya Nyarutarama ngo agiye guhirima yego ni byinshi bitigeze bisohora arajya kuri Justin ngo buriya ngo agiye gupfa nabonye bikaze yego bya bintu nibyo bapanze kwanza oya Justin yararwaye byanyabyo uri seriye ko yararwaye cyane yararembye ntabwo yarabikoresha nyije na ntuza nayize oya na ahantu na hamwe babihuriye Ezekiel yanabimenye nyuma ahubwo yego hako ndise uvugira Justin Justin yararwaye biri sere ndabizi ngiye nuko mbizi nagiye waba arwaye atari n'ikiganiro kinjyanye ari ukumusura gusa nibishaka ntago ari umuhanuzi n'ukuri ntago ari umuhanuzi nibishaka yaza kuba ari umuhanuzi w'ukuri kandi akabakoreshwa n'umwuka w'Imana ntabwo yari ngiye ikintu cya mbere mu judging kugeza isaha nuko yaratereranye umugore we n'abana icyo ni icya mbere ikindi akaba anywa inzoga ikindi akaba nasambana yego nta muhanuzi rero witwara atyo yego niba nabikora ashobora kuba bikoreshwa wenda n'imyuka mibi nayo birashoboka cyangwa afite igiti cyangwa ari amaco y'inda abenshi bakoreshwa n'amaco y'inda yego aba diaspora baragowe ugasanga umuntu araje ahanuye abeshya arugira ngo abone amafaranga aba diaspora bamwizere bakomeza mugirire oya uriya mugabo nibishaka ntago ari umuhanuzi ahubwo bari baratinze kumufunga yego baramukatiye bari baratinze pe nibishaka nta muhanuzi umurimo mbivugiye ahangaha ntago nibishaka ari umuhanuzi uri kubivuga nk'umuntu umuzi ndamuzi umuzi hikire ndamuzi muzi nk'umuntu usinda tubwire ikintu ze kuri nibishaka nyine ku buryo uvuga ngo naga ari umuhanuzi ikintu cya mbere nibishaka arahubuka ikindi cya kabiri nibishaka ararakara avoma hafi wabonye ukuntu yafashe intebe agiye kubita Pastor Claude mu mutwe ngo nakumena agahanga ngo nakwica barumbwira umuhanuzi wakoresha aya magambo biragoye ko hari undi muntu wayakoresha biragoye yego nibishaka bari baratinze kumufunga pe bari baratinze kumuhana ariko nanone Claude nawe na Justin numva ngo nabo babirimo
yabasabye imbabazi barazimuha bibagirwa kujya kubyandikisha mu buyobozi ko abahaye imbabazi Claude. ari nabyo ni nawe ukurikirana nde nibishaka. Yego. Uriya mugabo wundi Claude kureka akunda gufungisha abantu. Ibyo ntago mbizi. Ibyo ntago mbizi naho mbizi ngewe nta nubwo ndumva yafungishije nta n'uwo nzi yafungishije. Nose ubwo nibishaka iyo bamuhimba iyo batanga imbabazi we na Juste. Nibishaka byari kugera kuri urugo. Ese mwibarize wo umumboni zawe uri kumva ko muri kano kanya urumva ko impamvu nayo nanjye ngukinira karaka video wo bita nibishaka arahanuye ati gafaranga yataye muri yombi hashize iminsi none na nibishaka bose bari kumwe na nibishaka arafunzwe. Wowe mu mboni zawe wumva nibishaka yarafunzwe kubera iki? Ese yazize iki? Yazize amagambo mabi. Yazize amagambo mabi guhora hanura ibibi gusa. Bizaba ku bantu nyine no guteza imvururu ngo muri rubanda no gutangaza amakuru y'ibihuha. Yego. Ngo nibishaka ibyo yavuga ariko ngiye bwo nabonye harimo n'iterabwo basinze impamvu batarishizemo kubera ko nta kuntu wahanurira umuntu ngo uzapfejo ngo uzakora impanuka ngo uzashya ngo uzafungwa ngo ubure guhahamuka. Yego. Kuki yahanuraga ubundi ibintu bibi gusa? Kuki yahanuraga ibibi gusa ntahanura ibyiza? Yanahanura ibyo bibi ntagende ngo avuga ati wenda uyu muntu ngiye kumusengera ngiye kumurambika ibiganza ibyo yari kuzamubaho byose bikurweho. Yego. Ahubwo yazaga yiyemera nyine akaza akabivuga akavuga ati njyewe ndahanuye. Yego. Uyazapfa uyazafungwa ibintu nk'ibyo. We nafatanye mu mihogo sinzi impamvu. Uraza kubyo ditinga? Yego. Mwana nimfasha nkaza kuhibuka ndahakata. Uhibuke pe uhakata. Yego. Numvaga hafatanye. Urumva nibishaka rero kuba yarahanuraga ibintu bibi gusa. Guteza imvururu muri rubanda. None hibaza ahantu aba diaspora bashatse kugira ngo bagure ubutaka mu Rwanda. Akabwa ati memuretse mugenze gake bibanze bitungane nzababwira. U Rwanda hari ikibazo cyari kirimo? Nta cyari gihari. Nta cyari kirimo. Rero kubatangaza amakuru y'ibihuha amakuru imabi gusa. Nicyo kintu nge nabonye ko bashobora kuba baramufungiye. Cyo wabonye washaka kuba baramujijije. Ibintu bibi gusa ntago bibaho ko Imana yahora igutumaho ibintu bibi gusa nta kize ishobora gutumaho. Ese niba uzi ko ibyo bintu biri bube kuki utafata iminsi yo kubisengera ngo bikurwe? Ugize amahirwe yo kuba watanga uburenganzira burekura umuntu wayatanga nibishaka hagati ya nibishaka na gafaranga warekura ndi? Igihe kingana byaterwa n'igihe bamazemo igihe kingana iki? Bamazemo igihe kingana bose. Yego. Cyokora amezi nka 6 bose nabarekura. Yari uguhitamo umurekurwa ndakagumamo. Ari uguhitamo umwe akarekurwa. Narekura ntuzi. Narekura gafaranga. Yego. Kuki nibishaka se? Ubungu wifuza ko nibishaka guma afunzwe? Nago mbyifuza ko sinjya mufungishije. Sinjya mushyirishemo ariko biriya bintu avuga by'iterabwoba kubera amaco y'inda. Babanza bakamukosora. Yego. Nicyo kintu ubona. Nicyo kintu ubona gikwiriye ko babanza bakamushyira ku murongo. Bakabanza akamushyira ku murongo akabanza kumva akabanza kiga. Arega hariya ntago ari ahantu habi. Ariko numva ngo ari n'abajya gushaka y'icumbi barabuze nyina yo kwishyura amazu babamo. Wabonye ejo Pastor Claude na Juste ariko ko bagiye ku rukiko bagiye kureba ukuntu bimeze kumva urubanza rwa nibishaka ariko wumvisha ko baranamufite n'umutima mwiza disi warabibonye. Barameze nkaho byabatunguye kuba yenda bongeye kumufunga kubera ko bari bazi imbabazi yuko bazimuhaye ariko nimbabazi barazimuhaye ku munwa zitanditse bamugani ntago bari kubura kumufunga. Turi kuri uyu nguyu rero tukiri no kunkura nibishaka tugaruke no kuri